ikibazo cyo kubatwa n'inzoga cyangwa cya alcoholisme kigaragara cyane cyane mu bagabo kurusha abagore. Ndabivuga kubera iki? Kubera ko buriya kugira ngo umuntu agere ku kigero cy'ububata bisaba ko aba yarahereye kera. Ugasanga nk'umwana arakubwira ati urajya muri butike muturanye ukakagura, ntibanakubaza ngo ukajyanye ari umwana w'imyaka 5, 8, 10 gutyo, icyo ni ikibazo akaba yabigira. Ugasanga ni ikibazo abantu bagomba kuza gushakira mu maguru mashya. Nk'uko twabamenyereje rero twongeye kubatumirira umuhanga, inzobere mu bigendanye n'ubuvuzi, araza kubibwira mu kiganiro cy'uyu munsi twifuje ko tuganira nawe. Mwabwibwira muga? Murakoze. Nitwa Patrick Rwagatare, nkaba ari umuyobozi mukuru w'iyi centre ya Huye Isange Rehabilitation Center. Ikaba ari ibitaro biri mu rwego rw'ibitaro bizobereye mu buryo bwo gukumira no kuvura abagizweho ingaruka no gukoresha cyangwa se kubatwa n'inzoga cyangwa n'ubundi bwoko bw'ibiyobyabwenge. Birumvikana ko mufite akazi kenshi, munavura indwara zigiye zitandukanye, ariko mutwemereye uyu munsi twaza kuganira kuri iryo koreshwa nabi ry'inzoga, mwise ngo kubatwa n'inzoga. Iyo umuntu avuze ngo kubatwa n'inzoga runaka, yabaswe n'inzoga, bishatse kuvuga iki? Urakoze cyane kubaza icyo kibazo kuko abantu benshi barabyibaza. Kugira ngo mbisubize wenda ku buryo abantu babyumva neza, ndagira ngo mvuge nk'ibyiciro 4 bijyanye n'ikoreshwa ry'inzoga, kuko niryo turi kuvugaho ubu ngubu. Ariko ibyo byiciro bishobora no kuboneka no mu bindi izindi substance cyangwa se ibindi bikoreshwa bishobora gutera ububata. Ibyiciro bya mbere umuntu yavuga, icya mbere ni icyiciro twashyiramo n'abantu benshi. Icyiciro twavuga abantu banywa inzoga ku buryo busanzwe, mu ndimi z'amahanga nabo bita usage occasionnel, cyangwa se bakoresha inzoga rimwe na rimwe, hato na hato, rimwe na rimwe cyangwa ku buryo busanzwe. Nk'uko mubizi mu muco wacu, ariko no mu mico yindi, iyo abantu bagize ibirori bagasangira akayoga. Hari abantu rero, ni nabo bantu benshi dufashe muri rusange bakoresha inzoga ku buryo busanzwe mu birori, cyangwa igihe umuntu yumva afite inyota akaba yasomaho hanyuma yashira inyota akarekeraho. Abo ngabo nibo benshi. Icyo ni cyo cyiciro cya mbere. Icyo cyiciro cya mbere kinarimo abantu benshi. Hanyuma icyiciro cya kabiri ni icyiciro cy'abantu bakoresha inzoga ku buryo twavuga ko butangiye gukabya, aribyo muri za ndimi z'amahanga bita ngo ni les usagers abusifs, bitangiye gukabya. Aha ngaha bitangiye gukabya ni hahandi umuntu bitangiye kujya mu myitwarire isanzwe. Ndatanga urugero. Aha ngaha hari abantu adashobora kurara akayoga buri munsi, akaba buri munsi adashobora kukarara, yewe rimwe na rimwe akagasoma akarenza urugero, akaba ari naho bigera mu businzi, kuko ubusinzi burya ni umuntu wanyoye akarenza urugero, nibwo businzi. Hanyuma
abo bari muri icyo cyiciro hari igihe bitangira ari ibintu bisanzwe kwa kundi ko avuye ku kazi agahitira mu kabari bikaba akamenyero uko anyoye ni nako ejo azanywa icupa rimwe abiri ubundi anywa atatu ubundi anywa ane akagenda azamura ikigero icyo gihe biba bitangiye gukabya ni nabyo bavuga ngo ni les usagers abusifs icyo gihe hatangiye gukabya icyo ni icyiciro cya kabiri hanyuma icyiciro cya gatatu noneho arenga kwa gukabya bigatangira kuba ikibazo aribyo buri gihe mu ndimi z'amahanga bita za jenoside ntabwo biba bikiri abusif ntabwo biba bikitangiye gukabya ahubwo biba byatangiye kuba ikibazo icyo gihe aba atangiye no gutakaza control ni ukuvuga niyo yaba abibona ko bitangiye kuba ikibazo biramugora guhagarika ashobora no guhagarika rimwe umunsi umwe ibiri ariko bikanga ahangaha ni naho uzabona hatangira kuza ibibazo yaba ari umuntu uri ku kazi agatangira gusiba agatangira gushaka impapuro zo kwa muganga yaba ari umuntu wubatse agatangira kuzana ibibazo hagati n'uwo bashakanye yaba ari umugabo cyangwa se n'umugore yaba ari n'umwana ubu ngubu no mu rubyiruko bigatangira kugorana ugasanga ku ishuri ntakibasha kujya kwiga cyangwa umusaruro mubi ariko hatangiye hanini gutakaza control ahangaha ikimenyetso gishobora kubiranga cyane hari igihe umuntu bashobora kumubwira akajya nko kwa muganga kwivuza bakamubwira bati biragaragara ko tuvuge nk'umwijima ufite ikibazo cyangwa se bakamusangana ubundi burwayi bakamubwira bati nyamuneka bugabanyije cyangwa bamuha n'imiti ari uburwayi busanzwe bakamubwira bati iyi miti izirana no kunywa inzoga icyo gihe akabasha kwihangana akarwana n'imitima ariko bikanga akaba yanayifata ari gufata n'imiti cyangwa akaba yafata inzoga abizi neza ko afite uburwayi buzirana n'iyo nzoga icyo ni icyiciro aba ari kugenda agana muri cya cyiciro cy'ibibazo atangiye kugira usage iri nocive hanyuma rero icyiciro cya kane ari nacyo cya nyuma ni dependance ni ukuvuga ni bwa bubata noneho ikiranga iyi dependance ni uko wa muntu wanyuze muri bya byiciro byose nagiye mvuga ageze ahantu noneho ubuzima bwe bwose bushingiye ku nzoga ni ukuvuga ahangaha aho bigoranira ni uko igihe ahagaritse bimutera ibibazo byo twita ngo agaragaza ibimenyetso by'uko yabuze ya nzoga yafashe cyangwa se ibyo bita sinye cyangwa symptôme de manque bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ko hano ugeze kuri iki cyiciro aba ageze hahandi ahagaritse inzoga bimutera ikibazo ahangaha bizabaga ni na wa muntu iyo umurebye urabibona ko afite ikibazo kuko ikibazo cya mbere bimugaragaraho kuko ntabwo aba akirya aba yarananutse niba ari umugabo cyangwa ari umugore aba ari muri afite ibimenyetso by'imirire mibi kuko aranywa ibyo kurya ntabakibyitayeho ikindi kibagaragaza muri bya bimenyetso twise ngo ni les signes de manque ni uko iyo nka mu gitondo niho bigaragara
cyangwa iyo ari ageze nko muri situation ituma atabasha kubona inzoga ku kanya, ni ukuvuga baramutse bamufunze cyangwa agiye nko mu bitaro, ni hahandi mu gitondo bigaragara ko ari gutitira, ari kubira icyuya, ari kubira ibitotsi, bigakizwa asomye ku kirahure cya mbere. Ni nayo mpamvu iyo ageze aho ngaho ntabwo we aba ageze ku rugero rwo kuba yahagarika inzoga, kuko yayihagaritse agira ikibazo ibizazimye twese mu mizi cyangwa se mitodomake, bisaba ko ayivura. Icyo gihe yivura afashe ikirahure cyane. Aho ngaho rero nabo abo ibyo byiciro bya nyuma bya nyuma nibyo bigenewe ahanini kuza muri structure nk'izi zacu. Ikindi navuga ni uko ugeze kuri iki aba ari uko agenda asatira ya dependance cyangwa kwa kuba imbata, ni nabwo we aba atabona ko afite ikibazo, cyangwa se ikibazo yabona ko agifite ariko akakinimiza, akagifata nk'ahatari ikibazo, akavuga ko abandi barakabya, ushobora kunywa nk'abandi, abandi barakabya. Ntabwo icyo ngicyo rero ni nayo iri mu biranga kutemera ko afite ikibazo kandi kiremereye kandi bigaragara. Ni naho usanga nimba ari abamukikije, nimba ari umugabo wubatse cyangwa umugore, uwo babana bitera ikibazo, kuko ni ikibazo kibonwa n'abandi bose uretse aho ngaho ni naho haza ikibazo. Urakoze cyane. Nari nzi ko ndi bukubaze ibimenyetso, ariko wagiye ubidutandukanyiriza muri biriya byiciro bine. Birumvikana buri muntu aho aherereye ahita yumva neza uwo yaba azi abona ko afite ikibazo. Tukanazirikana ngo uwo muntu ntabwo abizi ko ntabwo azi ko ikibazo cye kiremereye. Ahubwo rero ise nibaza ikindi kibazo, none se ko abantu bose barisoma iryo cupa, ugasanga abantu babiri basangiye, umwe yananyweye n'ikomeye kuruta iy'undi, ariko ugasanga wa wundi buri gihe uko arisomye rwose arandavura, ukabona ntibimeze neza. Byaba biterwa n'iki kugira ngo habeho iki kintu cyo kuba imbata y'inzoga kandi asangira n'abandi umunsi ku munsi, ariko abo bandi bo bameze neza nta kibazo? Yego, aha ngaha ni ikibazo yibaza ati ese byaba biterwa n'iki? Yego, hari ibintu byinshi bishobora kubitera, hari fagiteri nyinshi zishobora gutuma umuntu umwe agira iki kibazo cyo kuba imbata inzoga kandi abandi ntibabigire. Kimwe buriya mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, de facteur cyangwa se ibintu bishobora gutuma abantu bagira ibibazo, umuntu yabishyira nko mu byiciro bitatu. Hari ibijyanye n'umuntu ku giti cye, biologique, bijyanye n'umuntu susire uko yaremwe n'uko abayeho mu buzima bwe. Hari ibijyanye ibyo ngibyo bijyana n'ibiri psychologique, ni ukuvuga uburyo yavutse, uko abayeho, amateka ye. Iyo tuvuga amateka buriya tuba tuvuga amahungabana, ibikomere byaranze ubuzima bwe kuva akiri umwana muto kugera abaye uwo ari we muri icyo gihe yagezweho n'iki kibazo. Ariko hakabaho na fagiteri zijyana na environnement umuntu yavukiyemo. Urugero rworoshye, buriya umwana uvukiye tuvuge mu muryango w'abarokore batanywa inzoga, cyangwa w'abamizirima w'abayisilamu, si kimwe n'uvukiye mu muryango bafite akabari hafi aho, w'abanywa inzoga bafite akabari nk'uko babivugaga. Cyangwa kera urabizi ko abantu bengaga inzoga, batarura abana bakabaha
banywaga umutobe benga bakazanywa na kugeza ku mutero rwose n'imbete kugeza no ku ruhinja. Urabizi ko hari nk'abantu yafataga agahega agasomaho agaha akana, cyane cyane ko burya abana bakunda ibintu bishaririye. Urumva rero iyo environnement nayo iragira. Tugarutse rero ku bijyanye na biology, hari ubushakashatsi bwinshi bwagiye bukorwa bwerekanye ko hariho ihererekanya biciye mu turemangingo cyangwa se genetike, kuko hari nk'imiryango n'ubuseriviye cyangwa urebye ugasanga umugabo yabaye umwakorike na se na sekuru n'abana, ugasanga ni uruhererekane rwo mu muryango. Ibyo nabyo bishobora kuba intandaro. Hari amahungabana. Hari igihe akenshi mu Rwanda tuvuze ihungabana duhita twumva nk'ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi. Kubera iki? Kubera ko ni ibintu ndengakamere byabaye ku bantu, ariko buriya hari n'amahungabana aba mu miryango. Usanga cyane cyane nk'ibyo twanavuze, nk'imiryango usangamo abantu habayemo kwa biza inzoga, hari n'ibyo usanga harimo violence ziba hagati y'abashakanye, zikamanuka zikaba zagera no ku bana bakiri bato. Ibyo byose rero ni ibintu bishobora gutuma habaho ikoreshwa cyangwa umuntu akaba imbata cyangwa n'ibindi biyobyabwenge. Hanyuma na ya environnement rero twavuze, abantu bagenda bagaragara. Hari ikibazo mise nibaza mugarutse kuri biology naho ku misusire y'umuntu, ese hagati y'abagabo n'abagore mubona iki kibazo abagifite cyane ari bande? Mutekereza ko biterwa n'iki? Nk'uko byumvikana, ikibazo cyo kubatwa n'inzoga cyangwa cya alcoholisme kigaragara cyane cyane mu bagabo kurusha abagore. Yaba ari imibare dufite mu Rwanda, ariko n'iyo tubona mu bihugu, yaba ari ibihugu byateye imbere cyangwa se ibihugu kiri mu nzira za mbere cyangwa se bikiyubaka, ikigaragara ni uko iki kibazo kigaragara cyane cyane mu bagabo kurusha mu bagore. Dufatiye urugero nko ku gihugu cyacu, murabizi ko no mu muco burya wasangaga, uretse ubu ngubu wenda k'umuco burya urahinduka, ariko n'ubu ngubu urebye ufashe uzafate nk'urugendo rimwe rwose rujya nko mu kabari, ureba abari mu kabari uzasanga abenshi ari abagabo kurusha abagore. Kubera iki? Kubera ko hari igihe usanga bishobora guterwa n'ibintu byinshi. Hari igihe usanga abagabo aribo bafite amafaranga n'umwanya, cyangwa ugasanga n'ibintu bijyanye n'umuco. Ubundi kera wasangaga nta n'abagore bajya n'ushaka kugasoma kakanywera kakanywa yihishe. Urumva iyo ukanyoye wihishe unanywa gake akenshi. Mu buryo se bwa siyanse hari ikintu kigaragara koko abagore baba, ndi guhera ku nkuru tujya twumva hanze ngo iyi nzoga ngo yitwa umumanurajipo, ngo iriya bayise sinzundongoye, iyi bayita ngo hirya, ukabona yuko ku bagore hari ukuntu bihita biba skandale, bikaba rwose urukozasoni. Mu buryo buri scientifique koko abagore baba koko badashobora inzoga ugereranyije n'abagabo. Yego, kuko nk'ubu ngubu duhereye no ku bipimo ngenderwaho bya alcool, ikigero bafatiraho, dufashe nka OMS, iyo buri gihe ivuga ingano y'inzoga zifatwe, tuvuge urugero bakavuga bati ku nzoga ifite alcool nk'iya ku kigero cya 5% ibi by'amabiyeri,
baravuga bati iyo ari ibirahure bitatu ni urugero bipima santimetero mirongo itatu ni urugero, ibyo birahure bitatu ku bagabo icyo gihe niyo ngano yemewe. Ku bagore ni ibirahure bingana gutyo bibiri. Ni ukuvuga ko bafata buri gihe bibiri bya gatatu by'iby'umugabo bakagereranya n'iby'umugore, kuko buriya uko umugabo uko duteye nabwo biratandukanye uburyo abantu babasha kugira. Ariko byagiye binagaragara, urugero nk'abagabo no mu bagabo, iyo urebye mu bagabo batuye umugabane wa Aziya, Abayapani, Abanyakoreya, Abashinwa, nabo alukoro ibagiraho ife nini kurusha urugero Abanyaburayi cyangwa Abanyamerika cyangwa Abanyafurika. Urumva izo ni diferanse zagiye zigaragazwa na siyanse bitewe n'amoko y'abantu cyangwa se n'ibitsina nabyo, abagabo, abagore nabyo bigiye bitandukanye. Murakoze. Ubwo numvaga noneho ubwo tubona ishusho y'ikibazo ko kiremereye kandi abagifite badakunze no kubasha kubiha agaciro ngo babone yuko ari ibintu biremereye, ndi kwibaza uyu muntu ufite iki kibazo muri sosiyete, mu muryango, ko turabona ko biratera amakimbirane, bitera ubukene, hari n'abo bikoresha ibyaha bakaba bagirana ibibazo n'ubutabera. Umuntu wacu ufite iki kibazo cyo kubatwa n'inzoga afashwa gute? Hano kwa muganga mumufasha mute? Ese twebwe nka sosiyete hari icyo dusabwa kugira ngo tube twafasha uno muntu? Isi yatashye aherekezwa gute? Ni mu buhe buryo mu by'ukuri uyu muntu yafashwamo? Yego, urakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Buriya iyo umuntu ajya gufasha ahera mu gukumira, kuko burya gufasha kwiza no gukumira, cyangwa se ibyo bita prevention. Mu gukumira rero ikoreshwa ry'inzoga niyo turi kuvuga ubu ngubu, ariko bishobora gutera ububata. Bahera, ngira ngo hari na kampeni ziriho ubu ngubu zisaba abantu kunywa mu rugero, ariko banakangurira abantu bavuga ko inzoga atari iz'abato. Ni ukuvuga mu gukangurira abantu cyane cyane abakiri bato, ni ukubakangurira gukoresha inzoga bamaze gukura. Byibuze ni niyo mpamvu mu mategeko y'u Rwanda bibujijwe kunywa inzoga uri munsi y'imyaka 18. Ariko binashobotse abantu bakazitangira nyuma, kuko imyaka 18 hari igihe usanga akenshi abantu baba bakiri mu mashuri. Bishobotse bakayitangira kunywa inzoga bari bamaze kuba bakuru, kandi nabwo bakabakangurira nk'uko biri gukorwa kunywa mu rugero, kugira ngo hirindwe ko abantu bazisanga mwa bya byiciro bibiri twavuze cyangwa bitatu, bituma umuntu agana kuba imbata. Ndabivuga kubera iki? Kubera ko buriya kugira ngo umuntu agere ku kigero cy'ububata bisaba ko aba yarahereye kera, akagenda bijya mu kamenyero, agenda anywa yongera urugero, nimba tugeze kubigarukaho, nimba akagera igihe akenera gufata kantite nyinshi kugira ngo abashe kugira ife yabonaga afashe icupa rimwe, akagenda yongera. Kuko niko umuntu, kandi bigenda biba buhoro buhoro, umuntu atabibona. Ntabwo umuntu abona uko bigenda bikura. Hari n'ikindi wenda ndi bugarukeho, ariko noneho umuntu yakwibaza ati icyo gihe icya mbere na mbere
ni ukukumira. yego ariko noneho iyo umuntu bitewe na za mpamvu nyinshi twagiye tubona, iyo umuntu ageze aho ikibasha gukontorora iminywere ye bibaye ikibazo, afashwa gute? Intambwe ya mbere ni ukumufasha kubona ko afite ikibazo. Hari uburyo bwinshi bikorwa, kuko nk'uko nimba wirukana bivuze, uko umuntu agenda asatira kuba imbata, asatira rwa rwego rwa dependance, ni nako agenda apfobya icyo kibazo kiri kumubaho. Urumva rero icya mbere na mbere, hari uburyo abantu bafashwa, babyize baherekeza, kubera ko akenshi aba yarabwiwe amagambo mabi menshi. yego Umusinzi yari yandaritse, bakanamuheza imbwa, urugo ruramunaniye, kwiga, ibyo bintu byose baba barabibwiwe, ku buryo ari nacyo kandi atabashije kubikontorora, atabashije kugira icyo abikoraho, ku buryo usanga byaramuteye igikomere kinatuma abipfobya cyangwa se aminimiza cya kibazo afite. mu buryo bwo kwihagararaho n'umuntu. Yego, hari mu kazi dukora hari ibyo twita entretien motivationnel, ni intambwe ikomeye cyane, bigamo uburyo uwo muntu umuherekeza kugira ngo abashe kumva ko cya kibazo afite ashobora no kugisohoka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko hari ubundi burwayi buherekeza iki kibazo. Tuvuge nk'uwahungabanye, ufite ihungabana ryamugejeje ku rugero rwo kuba yakoresha inzoga nk'uburyo bwo kwiyahura. Urumva icyo gihe birasaba ko ryahungabana rye afashwa, akurikiranwa, babanza mugakora ku cyamuteye kugera kunywa bidasanzwe. Yego, aho ngaho tujyana mu bindi, hari n'ubundi burwayi bwinshi bwo mu mutwe, za depression n'ibindi bishobora gutuma uwo muntu ajya muri kiriya kibazo. Abantu kuko icyo babona bakibwira ko aricyo kibazo nyamukuru gihari, kandi hari indi mpamvu bitewe no kuvuga iyi mpamvu nayo igafashwa, igakorwaho, hanyuma umuntu agaherekezwa. Icyo ushaka kuvuga rero ni uko ni urugendo rurerure, ni urugendo rurerure rugamije impinduka, ni urugendo runyura mu byiciro. Nabivuze, icya mbere umuntu aba yumva kuri we nta kibazo afite, icyo cyiciro akakirenga, umuntu akagera ahantu abona ko cya kibazo gihari, ariko akarwana n'imitima, atakigifiteho ingufu, akatangira kurwana n'imitima, akavuga ati se kugisohoka. Kuko ubundi banavuga ko mbere y'uko iki kibazo cyo kuba imbata y'inzoga cyangwa se alcoholisme, mbere y'uko kiba ikibazo kuri nyiracyo, kiba ari igisubizo. Ni igisubizo kubera ko iyo ayinyoye hari ikimuha, iyo tuvuge imufasha guhangana na bwabwoba budasanzwe agira, urumva kuri we biba ari ikibazo. Kugira ngo rero agisohokemo ni uko aherekezwa, agahabwa n'ubundi buryo bwo kuba yahangana na cya kibazo za nzoga zimufasha gukemura. Urumva rero iyo ndimo ndasobanura urwo rugendo ukuntu ari rurerure, avuye hahandi atangiye kumva ko hari ikibazo arimo arwana n'imitima, hari igihe ahitamo agafata icyemezo cyo guhinduka, agaherekezwa muri icyo cyemezo, akagira ibyo akora, agahindura uburyo yari abayeho, agakomeza akagenda, kuzagera igihe ashobora kugisohokamo burundu, cyangwa se akongera agasubirwa
kuko na roshite nazo ça fait partie ya processus. Aho ngaho rero ni naho abantu badakunze kumva, ni naho banatubaza cyane, nabyo bidutangaza abenshi bakatubwira umuntu yaravuwe akongera none ukabona yarembye nanone. ni ikibazo bakunze kutubaza kenshi, baratubaza gusaba abantu murabavura bagakira. Ni nacyo tubasobanurira ko ari urugendo rufata igihe, rusaba ibintu byinshi, ariko kandi n'iryo subirwamo nuko kongera kurushita nabyo biri muri urwo rugendo, bakabyumva kandi ko atari urugendo rukorwa natwe gusa n'umuntu, bisaba na environnement na famiye ye na environnement muri rusange, bisaba ko ifasha umuntu kugira. Ndagira ngo mufate uyu mwanya nkangurire abanyarwanda, hari ibintu biri kuba muri sosiyete abantu batari kubona, ariko bishobora kuzadutera ikibazo mu myaka iri imbere. Ibyo bintu ni ibihe? Ubu sosiyete yacu iri guhinduka, hari inzengero nyinshi z'inzoga ziri kuvuka, ku buryo kera tukiri batoya twabyirutse tubona abantu barahinga urutoki, akiha urwagwa ku buryo busanzwe, akarutara, urwo rwagwa rusanzwe ugasanga ari narwo abantu banywa mu tubari, inzagwa zisanzwe. Yewe n'abari bazi kuzenga neza bagashyiramo ubuki, bikaba ari urwagwa rwose rwa karindwi. Ariko ubu ngubu izo nzagwa ntabwo zikiri nyinshi. Ubu hari inganda zagiye zivuka, yewe hari n'izenga inzoga zifite alcool iri hejuru, inaboneka ku buryo bworoshye mu macupa matoya, usanga utwo twose gafite nka mililitiro nke, ariko gafite volume irenga 40%. Ni naho uzabona umuntu akanywa kagahita kamutera, ku buryo bya bindi natangiye nsobanura ko umuntu bihita bigerwaho vuba, kubera ko umuntu atangiye ku bintu bikomeye, kubera ko abibona. Hari n'ubushakashatsi turi gukorana n'abantu bo muri kaminuza y'u Rwanda mu ishuri ry'ubukungu, twerekana uburyo izo nzoga zifite alcool iri hejuru ziboneka ku buryo bworoshye ku giciro, ukuboneka kwazo n'isano bifitanye mu kuba byatuma abantu bagira ikibazo cy'ububata hakiri kare. Ni ikibazo rero gikomeye, dushobora kuzabona ingaruka mu myaka izaza, ugasanga urubyiruko rwacu cyane cyane ko ari naho ugera, ugasanga biraboneka. Ubushakashatsi ntituraburangiza neza, ariko abo twagiye tubaza, ugasanga nk'umwana arakubwira ati urajya muri butike muturanye ukakagura, ntibanakubaza ngo ukajyanye ari umwana w'imyaka 5, 8, 10 gutyo, akaba yabigira. Ugasanga ni ikibazo abantu bagomba kuza gushakira mu maguru mashya. Murakoze cyane rero muganga kuri iki kiganiro cyiza muduhaye. Mwumvise uko asobanura iki kibazo cyo kunywa inzoga mu buryo burengeje urugero, ku buryo ageraho kugira imbata. Namwe mutubwire muri comment hasi uko iki kibazo mukibona, cyakemuka gite, ese ubundi murabona ko giterwa n'iki, mukurikije aho mutuye n'uko mubibona. Murakoze cyane.